and bone marrow, mouth, larynx. Amazina yanjye nitwa Keria. Maze imyaka 3 mfunze. Amazina yanjye nitwa Raju. Maze imyaka 3 nkoresha ibiyobyabwenge. Orifi banguka sasa ngonyura hano tugende. Inziriri hano tugende. Inzira wenda gukubita uyu munsi no dire y'uyu munsi. Okay, nkuko mubizi rero ibiyobyabwenge birimo amoko menshi. mani ya jini. Gute musaza. Nizere kuri muneza. Bando sonisha. Kwatinze se pe. Kuzana bizagushuka bituma ubwonko bwawe buyoba. Yesu ubuzi kwasaze. Inzoga zituma umuntu atekereza. Ariko ngo mumbabarira amazasusu. Sukubabarira. Utangiye guha abantu ibiyobyabwenge. Ushaka ko tukubabarira. Kuva uyu munsi tugiye kukwirukana ugenda uzana ababyeyi. Nagende rwose. Uri kumva tugiye kukwirukana uzagaruka ahangaha ari uko wazanye ababyeyi bawe. Tuganire ku kibazo cyawe. Genda uzane ibikoresho byawe uhita utaha aka kanya kandi. Uri kumva